ni ikiganiro Victorious mugezwaho na Mucyo Michael, aho tugerageza kubatumirira abatumirwa benshi batandukanye bagira byinshi bagenda batwungura mu buzima busanzwe, yaba ari mu iyobokamana ndetse no mu buzima busanzwe. Ikintu cyose tubona gishobora kugira icyo cyakungura kuba dukurikira tugerageza kugikora. So ni muri urwo rwego twagerageje kubatumirira umwe mutumirwa nkeka ko nawe akunzwe n'abatari bake, yaba hano mu Rwanda, muri Afrika ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye. So niyo mpamvu rero twagerageje kubatumira undi mutumirwa ngira ngo twamwakira mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Amazina yitwa Niyonzima Mandela, nkaba ntuye Nairobi ariko kuri ubu ndi hano mu Rwanda, nkaba ndi umuririmbyi indirimbo zimbaza Imana. Murakoze. Akaba ari umusore bita Mandela uturutse Nairobi nk'uko mwari mubyumvishije. Ku bantu batakuzi, ni gute ushobora kwibwira abadukurikiye mu buryo wenda bw'ubuhanzi kugira ngo bahite banamenya n'uwo muntu turi kumwe? Ku batanze wenda nagiye ndirimba indirimbo nyinshi zitandukanye, harimo nk'izivuga ngo ninde wahagaritse izuba mu kirere, ninde wategetse ukwezi kuriya mureba, n'inyenyeri akazisasa iyo mwisanzure, nta wundi nsanze ari wowe Yesu ushyirwe hejuru. Iyo ni indirimbo abantu benshi bamenye, ndetse n'indi ivuga ngo agaciro ibyo ufite ko ari byo wagenewe, Imana yaguhaye ibyo iza kongerera, n'izindi nyinshi zitandukanye. Murakoze. Urabona ko ano muntu ufite indirimbo nziza kandi zikunzwe n'abatari bake, ariko ndibaza se izi ndirimbo ko numva iyo nzumvisha ngerageza kuzumvamo amagambo meza ahimbitse ameze neza, waba ari wowe uhimba cyangwa ari undi muntu ugufasha? Indirimbo zose mfite n'ingiye uziyandikira, keretse wenda nk'iyo nyine nk'ibitekerezo nk'aho mbona bikomere nkifashisha abandi bantu wenda bakuze kuri ngewe, ariko indirimbo zose ngiye uzikora. Waba umaze igihe kingana gute se muri uyu muziki? Sinkumazemo igihe gito kandi sinakinini, kuko natangiye kurimba nka 2016 nibwo abantu batangiye kumenya, ariko nyuma yaho nabwo naririmbaga mu makorari. Ko numva se ushobora kuba umaze igihe kitari gitoya, kuva 2016? 2016 urumva harimo imyaka igera muri 4. So waba umaze gukora indirimbo zingana gute? Waba umaze kuza album se bimeze bite? Maze gukora indirimbo nyinshi, na album ishobora kubirenga, ahubwo nuko zimwe na zimwe nyine ngenda nzitanga, ariko kuri ubu ngubu ndimo ndakora kuri album yanjye nshyashya bita Ndagushima, bazayibona mu minsi iri imbere. So ko numva se ushobora kuba ufite indirimbo nyinshi, ariko abenshi ukaba usanga wenda na hano mu Rwanda batagukurikira cyane, batakumenya, niye mpamvu ukeka ko ari iye mpamvu ibitera? Impamvu ibitera nuko cyane umuziki wanjye ukorera na Nairobi, hano mu Rwanda keretse wenda babasha gukurikirana ibihangano byanjye babasha kumenya, ariko kuri ubu ngubu nabwo ndizera ko bazabimenya mu minsi iri imbere. So kuri hano wenda mu Rwanda muri no minsi wari usanzwe uba Kenya, ari ikintu uri kudupangira se kuba uri hano mu Rwanda? Kuri ubu ngubu ndimo ndakora indirimbo deje ya mbere yagiye hanze bita Ndahiriwe, hari n'izindi nk'iza agaciro ibyo ufite, n'izindi bita Ndagushima naho tuzayisubiramo n'ubutware, n'indirimbo nyinshi ndi gukora ahangaha, ndizera ko bazazumva kandi bazazishimira cyane. Nkunze gukurikirana social media, nkakunda kubona umuntu bita Rayon da promoter, ariko sinsobanukirwe neza ni iki avuze iki kuri wowe? Rayon asobanuye byinshi kuri njye, kuko ni umuntu twatangiranye urugendo rwa music, niyo muntu umba hafi cyane, n'indirimbo nyinshi zimwe na zimwe akunda kuzigaragaramo aziririmbamo, ndetse hari n'izindi nkora n'ingenyene, ariko ntibivuze yuko tabarimo nawe barimo. Ni umuntu ukomeye kuri njye cyane. Navuga ko ari manager? Ntabwo ari manager, ahubwo turafashanya nka koraba yanjye nawe, mbese ibintu byo nkora byose ntacyo nakora atabizi, kandi nawe ntacyo yakora ntakizi. Ndabizi ukora indirimbo nyinshi zitandukanye, ko nkunda no kumukurikirana mu buryo bwinshi butandukanye, nkabona agerageza kugupostinga. So ariko nkeka ko hari n'indirimbo nyinshi agenda kwandikira? Hari izo yagiye yandika nk'urungano, Mana nategetse,
ndetse n'indahiriwe ari ibyo yagiye akoramo ingi duherutse gukoresha ubundi ni nyinshi agenda akora ndagushima ari ibyo yanditsemo urumva ni umuntu dukorana cyane bese turabana cyane. So nk'umuntu uba Nairobi uyigereranyije imiririmbire yo muri Kenya ukayikompara n'imiririmbire hano mu Rwanda ubona bimeze bite hano mu Rwanda no muri Kenya ni gute urabona? Ngereranyije nko muri Kenya niba baratangira kubyumva cyane ariko usanga hano mu Rwanda usanga ari bwo buzima niko kazi ariko twebwe usanga hari muri Kenya tuba dufite indi mirimo dukora kuvuga ngo za focusinge ku muziki gusa biba bigoye ni bakeya babikora. Hano mu Rwanda se ubona nk'iyo utekereje nko gukora nka concert ubona ari nk'iye tsinda ubona hano urabona hari amatsinda menshi atandukanye ubona ari nk'iriye tsinda udashobora kubura muri concert yawe? Mbose navuga ngo nayangaya ariko hari amatsinda menshi kandi meza afite abaririmbyi beza bakomeye nka Rayon, True Promises, Kingdom na Shekina ndetse na Healing amakorali cyangwa se ministeri mba nifuza gukorana nawe mbese mu gihe naba nkoze nk'igitaramo ntiyaburamo kuko ni amatsinda aririmba neza cyane. Ngewe nkunda gukurikirana indirimbo zawe akenshi nigeze no kubikubwira ndi umufana wawe ariko ntago njye menya impamvu wenda runaka ituma udatera imbere utagikora ibikorwa byawe ngo bigaragare kuko iyo nkurikiranye n'indirimbo zawe mbona ari indirimbo nziza zihimbitse zifite amagambo meza simenye impamvu ukeka ko ari nk'iyo mpamvu ishobora kuba ibitera? So kuba wenda ngo sindatera imbere kuri njye mbona nateye imbere bitewe naho navuye naho ngeze mbona hari ikigenda gihinduka ku miririmbire yanjye cyangwa se no mu gutera imbere k'umuziki wanjye ariko icyo navuga nuko kugeza ubu ngubu sindatangira kubyinjiramo cyane hari ibyo nkora bitewe hari igihe nkaho ntuye nyine umuntu afite izindi nshingano harimo uvuze ngo ugiye gukora umuziki nk'akazi cyangwa se kuvuga ngo ugiye kwinjiramo cyane hari ibindi uba wishe birebana n'imiryango n'ibiki ariko ndizera ko buhoro ndakora kandi buhoro bazamenya kabisa. Urebye igihe watangiriye kuba umuhanzi ku giti cyawe ubona ari ikintu byaguhinduyeho? Hari icyo byampinduyeho kubera ko urebye nk'ubu nibyo bintunze aho mba muri Kenya nibyo nkora kandi nabyo bintunze urumva rero sinavuga ngo ntawe birangiza byarangiye. None se ko numva ari byo bigutunze kubera icyo utabifokasinga ngo bishyiremo imbaraga bigutunge noneho? Hari ibindi nabyo bindi nkora sinabivuga ariko byose urumva nibizana nyine ni byiza bisanga ibindi. Ubwo se sinkeka ko byaba kuba udindira kwa byaba biterwa nuko nawe utabiha agaciro ngo ubone ko ari byo bishaka kugutunga? Sinavuga ngo birandindiza no kuvuga ngo ngiye kujya mu muziki cyane byatuma ibyo bindi nabyo mbireka kandi nabyo ni ibinyinjiriza. Ese ibyo bindi ni ibiki? Muzabimenya minsi iri imbere muzamuyimenya muzabibona vuba ngaha kabisa. Nkunda kumva bavuga ngo uri umuntu ukunda football byaba ari byo? Football ndayikunda cyane kuko ndayikina n'ubu ngubu twuvugana mvuye mu myitozo. So waba ufana nk'iyi ekipe wenda hano mu Rwanda? Hano mu Rwanda mfana Rayon Sport. Njye rero ntago mfana Rayon Sport twaba turi opposé cyane. So ikindi nabaza ari undi muhanzi wenda hano mu Rwanda dufite kandi uri kuzamuka uri kubikora neza sinzi umuhanzi bita Prosper avuze iki kuri wowe? Prosper ni umuririmbyi mwiza agitangira no kuririmba turaganira cyane ndi mu bantu twagiye duhana ibitekerezo ajya no gukora n'indirimbo ya mbere amamara urumva rero ni inshuti yanjye cyane kabisa. Ubona nta kintu ushobora kumwigiraho ko ni umuntu ushobora kuba amaze igihe kitari kinini ariko akaba amaze gutera intambwe itari ntoya? Icyo namwigiraho cyane umuntu witonze kandi wifuza gutera imbere ntabwo wifuza kuguma ahari nicyo kintu mbona cyanamufashije kugira ngo agere ahagera kuko urabona hari igihe umuntu aza akahita ashaka kwisumbukuruza kugira ngo agere ahantu atabasha kugera ariko n'umuntu ubona utangira boro akagera ahantu hashimishije kandi umuririmbyi mwiza cyane ndamukunda. Wumva ari mwakorana indirimbo wenda? Biza mu minsi iri imbere turi kuyipanga nigeze no kubimuganiriza ariko mu minsi iri imbere tuzabikora. Urumva ko ari ibintu byiza cyane. Ikindi kibazo nakubaza ese kuramya ubundi wowe ubyita gute? Kuramya kuri njye no kuvuga Imana ukwire. You are fine omega bese no kuvuga Imana ukwire. Birashoboka ko ushobora kuririmba ariko utari kuramya?
kuririmba utari kuramya yageretse aho ngaho umwuka. kuba mu mwuka ni gute rero? Kuba mu mwuka no gusabana n'Imana niko mbyumva. No gusabana ni gute ubwo ngubwo? Gusabana mbese kuramya kuri njyewe nk'uko wimbajije, kuramya no kuvuga Imana ukwiri. None urambajije ngo hari uku warambwiye birashoboka ko ushaka kuririmba indirimbo ya gospel ariko utari kuramya Imana cyane, kuko n'aba ngaba barimba sekira nabo bararirimba, ariko uko bari kuririmba se ko bari kuramya Imana. Birashoboka ko urumva rero biravuga ko wowe ushatse kubanza kwemera ko umwami Yesu ari umwami n'umukiza wawe. Yes, mbere yo kujya kuramya. Kuko uramya ikintu wizeye, nimba wemera ko Yesu ari umwami n'umukiza wawe deje ujya kumuramya. Yes, nimba nizeye ko ari wowe Mana yanjye ndaza kukuramya, deje no kubanza kwizera icyo ugiye kuramya. Bitero none se nta gihe ushaka kurimba gospel ariko ifite amagambo atagaragazamo kuramya Imana? Mboye n'indi message bigiye kuba ariko kuri njyewe niyo ngiye kuririmba, ndirimba ibyo Yesu yakoze umwami wanjye kuri cyane kuri. Ubwo ku bantu baririmba ibindi bintu, baririmba ibindi bintu n'indi message abataha, ushobora no kuririmba ubuzima busanzwe kandi so kuvuga ngo wenda ngo no kuba apaganye cyangwa se ibindi, ariko n'indi message wajya gutanga. Ariko kuri njyewe ndirimba ibyerekeranye n'umwami wanjye. Ese ubona ko bishoboka ko ushobora gukora gospel ikagutunga cyane? Kuko na Bibiliya y'abantu ntawamwiringiye wakozwe n'isoni, wakena gute se? Kandi none se ko mbona ari abantu benshi bava muri gospel bakajya muri sekira, biba byagenze gute ubwo icyo gihe? Niko nakubwiye bafite ibindi bizeye cyangwa se hari ibindi babashaka, ariko rero iyo uzi ko hari icyo ushaka wowe, nimba hari ubundi busabane ushaka n'Imana, ntabwo wavunga ngo ujye mu bindi. Yes. So ni nk'iki wumva ukeneye ku bantu wenda hano mu Rwanda, ushobora kuba ari abantu bakunda gukora supporting abahanzi mu Rwanda, wumva ari nk'iyo nama wumva cyangwa se ni ikihe cyifuzo wumva wababwira? Icyifuzo nababwira ni ukudushyigikira. Turashoboye, turaririmba, ariko bitewe n'ubushobozi tuba dufite hari izindi mbaraga tuba dukeneye, kuko n'umunyarwanda yavuze ngo nta mutwe umwe wigira inama. Nkanjye Mandela ntabwo najya muri studio ngo nikorere indirimbo, ngo nandike indirimbo, nindangiza nyiririmbe, nitegure concert. Urumva ibyo ni ibintu biba bigoye, biba bisaba izindi mbaraga. Ni ukuvuga ngo rero abantu babishoboye baba bakwiye kutuba hafi, bakaduha ibitekerezo, tugakorana kugira ngo twamaze ubwami bw'Imana. Birashoboka ko wamfasha ugafata indirimbo zawe ni nyinshi zitandukanye, ukangerageza uburyo wazihuza ari nkenye ukaziririmbira hamwe, ugakatakata duke ngakatakata. Ninde wasa nawe mwisi cyangwa mwijuru, amavi yose apfukame mwamushirwe hejuru. Baba yangu ninakuja kwako, unisamehe dhambi zangu. Ubutware n'ubushobozi ni byawe Mana, kuko naje gusanga nawanye nawe. Mana ndategetse ibindimo byose, Mana ndategetse n'ubwenge bwanjye bwose, ibindimo byose Mana bikuramye, ibindimo byose Mana bikuramye. Wow, urabona ko afite impano kandi si byo ashakisha n'ibintu bimurimo. Rero nagira ngo buri wese wumva bategura event agiye atandukanye, murabona ko dufite umuntu ufite impano ushobora kugira icyo yabagezaho byinshi gitandukanye. Rero niki wumva wabwira abadukurikiye? Icyo nabwira abadukurikiye ni kutuba hafi, bakadushyigikira, tugakomeza kwamaza ubwami bw'Imana binyujije mu byo Imana yaduhaye. Kandi icyo nabasaba ni ukuduha ibitekerezo, kuko hari igihe umuntu aba yumva ngo uriya muntu sinabasha kumugeraho, sinabasha kumwandikira. Nta muntu ukomeye ubaho, ukomeye ni Uwiteka wenyine, n'abandi twese turoroshye. Icyo nasaba ni ukutwandikira, bakazajya baduha ibitekerezo, tukareba ibyo twavanamo cyangwa se icyo twakosora n'icyo twakongeramo. Naho ubundi turabakunda. Imana ibaho umugisha. Murakoze. Murakoze.